Tugiye kwiga uburyo twakora ifoto imeze gutya yo gukoresha kuri YouTube twifashishije website yitwa canva.com. Twagiye turi ukuntu bikorwa. Kongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Twizere ko mumeze neza. Tukaba tugeze kuri challenge ya gatatu ya thumbnail, aho tugiye kurebera hamwe uburyo twakora thumbnail nziza umuntu yakwifashije kuri YouTube channel ye. Nkuko twayibonye mu masomo yatambutse, uraza hano nyine ugakanda ugasearchinga kwandika YouTube thumbnail, YouTube thumbnail, none ugaza ugakandaho nyine gutya. Urara bahita batuzanira nyinshi cyane zigeze ku 17,308, nyinshi cyane. Bivuze ngo ni nyinshi nyine nkuko mubibona, bityo reka duhitemo iyo twagira gute twakoresha bitewe n'icyo dushaka gukora. Urugero ubushize twakoze iya podcast, abantu babiri nyine bari kuganira, twongera gukora ijyanye n'uburyo wabona amafaranga online cyangwa se kuri internet cyangwa se ukoresheje mudasobwa yawe. Ubu ngubu rero tukaba tugiye gushaka ijyanye n'ibiryo. Turaza hano dukande nyine kuri food nkuko babituzaniye hano food. Noneho baba nyine bakunze gukora tutorials zo guteka, kwigisha abantu guteka n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero tuze dushake template twakoresha. Wenda reka dukoreshe nk'iyi ngiyi. Wenda tuvuge ibiryo umubyeyi utwite atagomba kurya. Ibiryo umugore utwite. Tuvuge tuti ifunguro cyangwa se amafunguro tugire ntoya. Amafunguro utu turongo tudukureho, ntabwo tudukeneye. Umugore utwite, kugira ngo haze undi murongo turakandaho gutya, dukande ko control C control V ihita imirongo ibiri, bingu tumanure twandika hano hasi. Amafunguro umugore utwite agomba kwirinda. Okay, rero ko iyi ngiyi reka tugire nini nayo. Nahangaha urareba rero ko bigaragara binasomeka. Dushobora rero kuza tukagira gute umugore utwite agomba kwirinda. Uyu agomba kwirinda tugashyiraho wenda effect y'akantu munsi, wenda twandike dushyiraho akantu munsi wenda k'umutuku gasa gutya. Spread, tugabanya spread. Ukuntu nyine hariya ku mpande habasongoye cyangwa se hadasongoye, reka tuhasongoze gutya. Noneho spread uburyo igira kure tugabanye gutya. Noneho transparency ni uburyo nyine igaragara, reka tuyigire nyinshi. Noneho aya magambo tuyagira umweru kugira ngo agaragare cyane. Tuyagira umweru, color tugire white.
background n'isiba umweru, ariko ntacyo nabyo bibaye amahire, ndabona ahubwo bise bisa neza cyane. Okay, iyi ni ifoto rero dushobora gukoresha kuri YouTube yacu tuvuga turi kwigisha abagore batwite ibiryo bagomba kwirinda kugira ngo bitagira ingaruka mbi ku mwana. Iyi foto rero kugira ngo uyisohore muri iyi website tubashe kuyikoresha, iyi ngiyi nyine iri muri website, ariko turashaka nyine kuyikoresha kugira ngo tuyishyire kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibashe kubona views nyinshi cyane, izane views nyinshi cyane kuri video yacu. Turaza nta kindi dukora, dukande share, tuze hano hasi handitse download, tukande download, turindireho gake, aka kantu nikamara kuba move duhita dukanda download. Rora ko hano hasi itangiye kugira gute kwidownloadinga, nirangira barete babitwereka hano, ubundi umuntu akaba yayikoresha. Ngiyi yarangiye. Rora ko ifoto yacu twagize gute twayirangije, amafunguro umugore utwite agomba kwirinda. Rora rero ko gukora ifoto ya thumbnail ari ibintu byoroshye cyane, keretse ufite ubunebwe, ariko nta bunebwe ufite, ni ibintu byoroshye cyane kandi bidatwara igihe kinini nk'uko wajya kubikora muri Photoshop. Rero isomo ryacu reka turigarukiriza ngaho, ritaba rirerire kandi turabakunda cyane. Mukomeze musangize abandi bavandimwe mubone bafite imbogamizi mu gukora thumbnails kuri channel zabo, mubereke ano masomo kugira ngo babashe nabo kugira ubumenyi kuri thumbnail, kuko thumbnail nicyo kintu cya mbere gifite agaciro kuri YouTube, kuko nta muntu ushobora kwinjira muri video yawe atabanje gukururwa n'ifoto iri inyuma. Bityo rero naho ubutaha, ciao mu yandi masomo.